Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuge neza official, nizere ko umwami Imana baramukije amahoro kandi n'utameze neza kuba ugihumeka byonyine, ikimenyetso cyiza cy'uko ubwami Imana gikomeje ku buzima bwawe. Imana nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Nifuje rero ko uyu munsi dusangira indirimbo ya 388. Ni indirimbo iramutse iri ku mutima wanjye, tugiye kuyiririmbana, hanyuma mu kazi kawe, mu rugendo uri bukore, aho uraba uherereye hose, uze kuza gutekereza ku magambo ari muri iyi ndirimbo kandi kugirira umumaro mu izina rya Yesu. Reka turirimbe. Tunganira Imana ubudasiba, jya uhora uyisenga kandi uyumvire, jya ubana n'abayo, jya ufasha indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera, jya ubana n'abayo, jya ufasha indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana, jya ubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago jya usanga Yesu, nirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja, nirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Tunganira Imana tuze umutima, mu byo ukora byose wihutiraho, jya umvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu, jya umvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu, jya umvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu.
Aleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Indirimbo irimo guhugura kwinshi, irimo guhugura kwinshi umugenzi ujya mu ijuru, irimo kujya inama, irimo gukebura umugenzi uko akwiye kubaho, uko akwiye kugenda, uko akwiye kwitwara mu minsi n'ibihe. Imana ishimwe cyane. Tunganira Imana ubudasiba, ujye uhora uyisenga, kandi si ugusenga gusa ahubwo ujye uyumvira, ubane n'abayo kandi ufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Gukorera Imana ntibigira ikiruhuko, ntibigira konji, ntabwo uvuga ngo ndabona amaze kurambirwa igihe nahereye ndi gukorera Imana. Petero yigeze kubaza Yesu ati ko twasize byose tukagukurikira tuzagororerwa iki? Sinzi icyo yari yibajije, ariko wasanga mu mutima we yari atangiye kwibaza atari kuba igihe twagendeye, igihe twazengurukiye, ubundi amaherezo azaba ayahe? Arabaza rero ati ko twasize byose tukagukurikira tuzagororerwa iki? Yesu aramusubiza ati mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100, ariko kandi hirya y'ubuzima nzabaha ubugingo. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi rero araduhugura gutunganira Imana kandi ubudasiba, ntibibe ku wa mbere ngo bibe ku wa kabiri turekeraho, ahubwo ni uguhora twitoza tugerageza. Mu ntambara ndasana n'ibyaha, niko umuririmbyi yaririmbye, ariko mfite umugabane Umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ibyo turwana nabyo umunsi ku wundi ntibidusubiza inyuma, ibituma twisanga tutatunganiye Imana, tutabaye mu nzira dukwiriye kubamo, ariko kandi dukwiye gutunganira Imana ubudasiba, tugasenga kandi twumvira, tubana n'abayo, tugerageza no gufasha abandi, kandi ntidusibe na rimwe kuyikorera. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Tunganira Imana, ubane n'abayo, nutumbira Yesu cyane uzaba nkawe, kandi abantu bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Ntabwo ari ngombwa ko ubwira abantu cyane kubana nawe, ahubwo imirimo yawe, umwifato, imigendere yawe, imivugire yawe, imibanire yawe, nubana nawe ukamutumbira, abantu bose bazamenya kubana nawe, bibatere kureka ubugome bamwitabe, bibatere guhinduka bamwitabe, bumve bashaka kubana nawe, bumve bashaka kugendana nawe, kubera ko wabereye imbuto. Imana ishimwe cyane. Tunganira Imana ikuyobore, uterwa n'ibyago jya usanga Yesu, ntiyirengagize umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Hari igihe umuntu aterwa n'ibyago akayoberwa ahari butabarirwe, akayoberwa uwo kubwira, agahinduka nk'umuntu udafite ibitekerezo bizima, agatangira kuvugagura hose mu nzira, gusakuza, kuvuza induru, ariko jya usanga Yesu, kuko ntabwo ajya yirengagiza umuntu umwiyambaza, kandi umuyoboke niwe shobuja. Nuhura n'ibikugoye n'ibikuremereye, bivuze induru ngo usakuze, wibwira abahisi n'abagenzi, ahubwo asanga Yesu, kuko ntabwo ajya yirengagiza. Imana ishimwe cyane. Tunganira Imana kandi utuze umutima. Ni ukuri ntukabure gutuza ubana n'Imana, uvuga ko ukorana nayo, uvuga ko ugendana nayo, ntugatunge umutima uhagaze. Tuza umutima, nubwo ibyatuma umutima wawe uhagarara bihari, nubwo ibikugerageje, nubwo ibikuriza, nubwo ibyagutera urusaku byaba bihari, ariko umuririmbyi araguhuguye, nanjye arampuguye ngo tunganira Imana, ariko tuza umutima. Aleluya. Mu byo ukora byose reka guhutiraho, ntugahubagurike, ubana n'Imana, ntukagende nk'utazi iyo ajya, ubana n'Imana. Tuza umutima, gira ituze muri wowe, tekereza neza. Muririmbyi niba ari Goreti yararimbye avuga ngo mwituze no mu byiringiro hari igisubizo. Gutuza bigira umumaro, kwitonda ukarindira byemeza umutware, niko Dawidi yabivuze. Rero gutuza bigira umumaro, tuza umutima, kandi jya wumvira umwuka, wiza urukundo. Kumvira umwuka muri iki gihe bibaye bike. Abantu turashaka kwiyobora, turashaka kugenda uko tubyumva, uko dutekereza, ariko kumvira umwuka turongeye kwibutswa n'uyu muririmbyi ko dukwiye kumvira umwuka. Mubyeyi, umvira umwuka mu rugo rwawe, kandi rubyiruko mwumvira umwuka, bagabo mwumvira umwuka mu ngo zanyu, mu mirimo yanyu, mu mirimo yacu ya buri munsi. Twebwe twese abagize umugisha wo gusangira iyi ndirimbo, twumvira umwuka kandi tugwiza urukundo, nta soni tuzagira nitubona Yesu. Aleluya. Nutuza umutima, nanjye nintuza umutima nta soni tuzagira,
nitubona Yesu ntabwo tuzamwara, ntabwo tuzakorwa n'isoni, ntabwo tuzibaza ngo turajya hehe ngo twumve tumwaye, ahubwo tuzamusanganira dufite ubwuzu bwo kumubona no kumureba. Imana iguhe umugisha rero we tubanye. Indirimbo yari ku mutima wanjye kandi nkumva nayiganirira abantu. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, ibihe byawe bikubere byiza, amen.